nk'abarezi tugomba kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu myigishirize yacu. Nzi uko mfata abahungu n'abakobwa mu ishuri ryanjye, uko abanyeshuri banjye biga n'uko bamwe bitwara ku bandi. Yego, nzi ko rimwe na rimwe habaho ibogama ritagambiriwe rishobora kugaragara mu myigishirize yacu. Ikintu kimwe nize ni uguha abanyeshuri umwanya wo kuvuga no kwishakira amagambo yabo. Rimwe na rimwe kugira ngo nihutishe isomo nkunda gusaba undi munyeshuri gusubiza. Ibyo mbikora nzi neza ko ngomba kureka abanyeshuri bagasubiza ntabaciye mu ijambo. Nibyo, ni ngombwa kandi kubuza abahungu guca mu ijambo abakobwa. Ndemeranya nawe. Dukwiye gukora ku buryo abakobwa babona amahirwe yo gutanga ibitekerezo kugira ngo babashe kwigirira icyizere. Ntibazabasha kubigeraho nitutabaha igihe cyo kubikora. Rimwe na rimwe ngendagenda mu ishuri nkitegereza uko abahungu n'abakobwa bakoresha imfashanyigisho mu ishuri. Nifuza ko bakoresha amahirwe yose bafite bisanzuye. Vuba aha umwana w'umuhungu yaraje arambaza ati kubera iki Chantal akinisha udutafari? Ndashaka gukinira mu nguni y'udutafari ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ha, yego, ibyo nibyo. Abana baza mu ishuri bafite ibyo bitirira abakobwa n'abahungu ku bijyanye n'ibyo bagomba gukora cyangwa uko bakwiye gukina. Ubwo wamubwiye iki? Nabwiye uwo mwana w'umuhungu ko imikino yose n'ibikorwa byose bibera mu ishuri abanyeshuri bose bagomba kubigiramo uruhare. Nta mikino y'abahungu, nta mikino y'abakobwa. Nyuma y'ibyo dushaka undi mukino yumvaga yishimiye. Ndumva wari umwanya mwiza wo kwigisha uwo mwana w'umuhungu. Ni ngombwa kwikuramo ibyo twitirira igitsina runaka ndetse tukanabikuramo abanyeshuri bacu. Iyo ni imwe mu ntego zanjye, kugira ishuri aho buri wese yumva adahejwe ndetse akiga neza mu bwisanzure.